kiwi. Yego nibyo banyita kiwi. Yego nibyo banyita kiwi. Ariko banze neza banyita Eugene biterwa no kwifuza kunyita. Navuga ko ari njye mu komediye cyangwa se njye mu kinnyi y'amafilme wagiye bica bigacika hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe bari bwibaze ngo akagahungu ni bwoko ki ngo cyangwa se kiwi ni muntu ki. Nimba waragiye ukurikirana filime zagiye zitambuka ukareba Umuturanyi ukareba n'izindi filime Mama Ninde, Dangerous Mama, nzi ko ijisho ryawe atari ubwa mbere rimbonye, ariko ndagira ngo mubanze nkusabe wabanje gukora subscribe kuri iyi channel cyangwa se wabanjije kuyisharinga n'inshuti zawe kugira ngo zizajye zibona ibi biganiro byose twikorera. Ndi kuvuga aba diaspora, abanyarwanda, inshuti z'abanyarwanda mwese turabakunda cyane. Warakoze cyane kuba warakurikiranye filime nyarwanda, warakoze cyane kuba warateje filime nyarwanda imbere. Nimba waramenyekanishije igihugu cy'iwanyu warangiza ukamenyekanisha ibyo wanyu bakora, warageze rwota amasimbi, ukwiye agacupa, ukwiye kwigurira cyane akantu ukiyakira. Uri inshuti y'u Rwanda. Ngindi umuhungu w'i Rwagasabo, nka umuhungu wo mu majyepfo, umuhungu bita Kiwi. Wakoze filime, wagiye akina filime zigiye zitandukanye cyane, wabaye director, wabaye umukameraman, wabaye umukinnyi, kandi na n'ubu ngubu akaba akiri umukinnyi. Nagira ngo nkubwire ngo warakoze cyane kuba waraje kuri aka gacano kanjye ugakora subscribe. Uri inshuti kandi uri inkoramutima. Bamwe bagiye bibaza ngo iyo umuntu ageze muri sinema harya bigenda bite. Bamwe bahita bavuga yuko umuntu ngo yagiye muri sinema ngo ahita bindaya burundu. Hari abagabo tuzi babujije abagore babo kuza muri izi sinema, cyangwa se ugasanga umugore wabujije umugabo we kuza muri sinema ngo iyo ugeze muri sinema uhita ubindaya. Barabeshya kandi barabashuka. Mu by'ukuri ntabwo filime ari ishobora kuguhindura utagakwiye kuba waba we. Ariko nanone ntabwo twirengagije yuko hari umuntu ushobora kuza muri sinema yarangiza akiyibagiza yuko ari umuntu, ugasanga ugize amahirwe biraguhiriye, wigize igitangaza, wumvise ko urenze, ariko mu by'ukuri nta kuba urenze. Mbere y'ukumva urenze jya ubanza utekereze ngo se rusore rubundi hari abasitari bangana gute kugira ngo wowe tuvuga ngo njye ndarenze. Ibaze icyo bishobora kuba byagutwara cyangwa se bishobora kuba byagusaba kugira ngo wisange ku cyapa uri umusitari bakumanitse nk'umusitari cyangwa se kuri afishe. Ibyo byose nta kindi bisaba usibye kuba wakitanga cyangwa se ukirya ukimara ukabizamo n'umutima wawe wose. Ariko ntabwo mvuze ngo uzazanemo n'umutima wawe wose nibarangiza bazagutuburire bakurya utwawe. Ugomba kwinjira muri filime uje kuyikinamo ukaza ufite impano yawe ariyo turufu wenyine urishisha. Naho kuza ushetamo udufaranga twawe ngo ni ukugira ngo bagushyire muri filime, aho ngaho nagira ngo ubwire yuko wamaze kurangira kandi wamaze kuyoba kariyeri yawe. Twaje muri iyi filime twaje gukina filime uko tubikunda kandi kubera ko twabaga tubifitiye impano. Ari nayo mpamvu uyu munsi ushobora kubona hari aho tumaze kugera, nubwo wenda hari urugendo runini cyane, ariko nibura hamaze kugera ibuye ry'ifatizo. Wakibaza ngo kuba Ngenzi uyu munsi akiri mu matwi y'abantu akaba gikunzwe n'iki byamusabye usibye kwitanga byonyine, kandi akaba yarabikoze abikunda cyane, akihanganira ibigeragezo byose ashobora kuba yahuriramo nabyo, aribyo bishobora kuba bituma uyu munsi mukimukunda. Reka nsuhuze aba diaspora, abantu b'irwota amasimbi, mwagerageje kudukundisha abantu. Umuntu ashobora kuba ari muri Amerika ariko akaba yarababwiye abashuti be akababwira ati ariko iwacu mu Rwanda burya basigaye bakora filime nziza, akanatanga n'urugero akerekana muri filime zimwe na zimwe tugenda dutanga buri munsi. Warakoze cyane. Ubundi nimba udashobora kuba wamenyekanisha iby'iwanyu ujye umenya ko utari umuntu. Warakoze rero kuba ari support watanze muri iyi sinema, muri uru ruganda rwa music cyangwa se rwa sinema. Kandi nawe nimba uri umushoramari waje gushora imari yawe muri iyi sinema, umenye yuko wahisemo neza cyane, ariko nizere ko utahuye n'abantu bagutekaho imitwe.
nizere ko waciye mu nzira nziza kugira ngo ukore projet nziza. Ubutaha nzaza ndasobanurira ukuntu umuntu ashobora kwisanga muri sinema cyangwa se akisanga ari icyamamare gikomeye cyane, ukisanga nko kuri afishe ahantu bakumanitse ku cyapa kubera ko ari wowe mustar ugezweho. Ibi bintu bisaba imbaraga nyinshi cyane kandi bigasaba urukundo runini cyane. Ntabwo ushobora kuza gukina filime cyangwa se ngo uze mu kintu urumva utagishoboye, uhatirizwa, usunikwa. Wowe ahubwo umurava ubikunda niwe ushobora kuba wagusunika ukisanga uri icyamamare gikomeye cyane muri ako kazi ugiyemo. Ubutaha tuzababwira uburyo Ngenzi yagiye muri filime, cyangwa se uburyo Irunga yaje muri sinema, cyangwa se uburyo Intare y'Ingore yisanze ari icyamamare, imbaraga byamutwaye, ese byaciye mu zihe nzira kugira ngo uyu munsi aba akunzwe ku rwego rukomeye cyane cyangwa se abazwi ku rwego ruhambaye. Wakibaza ngo byagenze bite? Wakibaza ngo bica mu zihe nzira kugira ngo wisange kuri televiziyo, wisange uri gukina filime, cyangwa se wisange uri nka director cyangwa se uri nka cameraman? Ibyo byose bisaba kuba ufite intego kandi ukaba uzi icyo ugiye gukora. Warakoze cyane gukurikirana Kiwi Rwanda. Ni umukinnyi wagiye akina amafilime agiye atandukanye, Dangerous Mama, Umuturanyi n'izindi filime zigiye zitandukanye, Mama Ninde, kandi n'uyu munsi akaba agihatana. Wakibaza ngo byamutwaye icyuya kingana gute kugira ngo uyu munsi niwe mumuzi? Ubutaha mu kiganiro tuzakora tuzagenda tubereka inzira zose byagiye bicamo kugira ngo umuntu yisanga ari superstar, cyangwa se yisanga afite imitima y'abantu. Imbaraga byamusabye, akunye byamutwaye. Ndabakunda cyane, ikiganiro cyanjye nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.